ndagira ngo rwose noneho munyemerere tugaruke kuri iyi nkuru nafata nk'iy'amateka. AFC M23 yagaragarijwe ibyagezweho mu mwaka wa 2025 n'umuhango n'ubundi wabaye mu mpera z'uyu mwaka ushize 2025 n'umuhango wari uhagarariwe n'umugaba mukuru w'ingabo za RC General Sultan Makenga n'umuhuza bikorwa mukuru wa AFC M23 Colonel Nanga. Abo rero bari aho ngaho n'abaturage benshi udasize n'abayobozi batandukanye ba Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi w'ibiro bya Kivu y'Amajyaruguru n'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru yabagejejeho raporo igaragaza byinshi byagezweho na AFC M23, ariko kandi bakananyuzamo bakagaragaza uko ku butegetsi bwa Tshisekedi byari byifashe nuko ku buyobozi bwa AFC M23 byagenze. Nkuko ugiye gukomeza ukurikira iyi raporo yose kugera ku musozo, uraza kwiyumvira ibikorwa ma 23 yakoze muri uyu mwaka cyangwa se mu mezi make imaze ibohoye ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro bagaragaza ko ibyakozwe mu mwaka umwe Kinshasa ntabyo yigeze igeraho mu myaka myinshi cyane yabanje. Reba hasi yanditse subscribe 5 uzajya ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Iyi nkuru rero igiye kugaruka kuri raporo igaragaza ibitangaza byakozwe na AFC M23 mu mezi 11 bayoboye Kivu y'Amajyaruguru. Excellence Monsieur le coordinateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, bar M23, Excellence Monsieur le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise et coordinateur militaire, leurs excellences hauts cadres du mouvement et chefs de département ici présents, très chers camarades, bonjour. Qu'il me soit permis de vous présenter l'état des lieux général de la province du Nord Kivu, lequel est subdivisé en 6 points, à savoir la situation politico-administrative de la province, la situation sécuritaire, la situation économico-financière, la situation socio-humanitaire, la situation des infrastructures, la situation de mobilisation et recrutement. Nyakubahwa bwana Perezida n'abahuza bikorwa ba politiki bihuriro AFC M23, nyakubahwa bayobozi bakuru b'ingabo z'impinduramatwara ARC n'abahuza bikorwa ba gisirikare, nyakubahwa bayobozi b'uyu mutwe n'abakuriye inzego zitandukanye bari hano, bavandimwe dufatanyije urugamba, mwaramutseho neza. Ndagira ngo muri aka kanya mume uruhushya maze magezeho raporo rusange y'imiyoborere n'imiterere y'intara Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ni raporo igizwe n'ingingo 6 z'ingenzi zikurikira, arizo: iya mbere imiterere ya politiki n'imiyoborere y'intara, kabiri imiterere y'umutekano, gatatu ni imiterere y'ubukungu n'imari, kane ni imiterere y'imibereho n'ubutabazi, gatanu ni imiterere y'ibikorwa remezo, naho gatandatu ni imiterere yo kwinjiza cyangwa se kwiyandikisha mu ngabo. Icya mbere kirajyana noneho cyangwa se ni kubijyanye n'imiyoborere n'imiterere ya politiki n'ubuyobozi. Ni mu rwego rwa politiki n'ubuyobozi, intara yacu ya Kivu y'Amajyaruguru iyobowe na guverineri w'intara nyakubahwa Bahati Musanga Erasto. Ntabwo ari wenyine, afashijwe na guverineri cyangwa se ba guverineri babiri. Abo ba guverineri babiri barimo guverineri wungirije wa mbere ushinzwe ibibazo bya politiki, ubuyobozi n'amategeko ari we nyakubahwa Manzi Wiri Ngarambe, hari guverineri wungirije wa kabiri ushinzwe ibibazo by'ubukungu, imari n'iterambere ari we nyakubahwa Bahati Amani Shadrack. Hari ibiro bya guverineri biyoborwa n'umuyobozi w'ibiro bya guverineri ari we twe cyangwa se ari nabo babishinzwe, ariko nanone twebwe tukaba dufashijwe n'ubuyobozi bw'ibiro bwungirije hamwe n'abajyanama barindwi barimo abashinzwe amasegiteri atandukanye, by'umwihariko umugenzuzi w'ibikorwa remezo n'umugenzuzi kubijyanye no kwinjiza cyangwa se kwandikisha mu ngabo. Hanyuma rero reka tugaruke ku miyoborere y'umujyi wacu mukuru wa Goma ufatwa nk'icyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu rwego rw'umujyi, umujyi wa Goma urayoborwa n'ubuyobozi bw'umujyi cyangwa se meya, ariko nanone ntabwo ari wenyine, nawe afashijwe n'ubuyobozi bumwungirije cyangwa se abayobozi bungirije meya w'umujyi.
uyu mujyi ugizwe n'imirenge ibiri ariyo komine ya Goma ndetse na komine ya Karisimbi. Izi zombi zirayoborwa n'abayobozi b'amakomine cyangwa se ba burugumesitiri. Izi komini nazo zigabanyijwemo utugari cyangwa se amakaritsiye. Harimo karitsiye 18. Komini ya Goma ifite utugari 7, ni mu gihe komini ya Karisimbi ifite utugari 11, maze twose hamwe tukaba 18. Reka dukomeze tugaruka ku miyoborere y'inzego z'ibanze z'icyaro kugira ngo nabyo tubibasobanurire neza. Utugari cyangwa se karitsiye duhagarariwe n'abayobozi b'utugari, ariko ntabwo baba bari bonyine nabo, baba bafashijwe n'abayobozi bungirije b'utugari. Hakurikiraho inzego z'ibanze zirimo abayobozi b'imidugudu, abakuru b'ingo cyangwa se ba nyumbakumi n'abandi bayobozi b'imbere mu tugari cyangwa se mu baturage. Ni mu bice by'icyaro naho ntabwo hasigaye. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru mugomba gusobanukirwa neza ko igizwe n'uturere 4 twabohowe, ari two teritwari ya Rucuru, teritwari ya Masisi, teritwari ya Nyiragongo ndetse na teritwari ni igice kimwe kuri ubu tuyobora ariyo teritwari ya Rubero. Izi teritwari zirayoborwa n'abategetsi b'uturere. Ntabwo bari bonyine nabo, barafashwa n'abunganizi babo, kandi ibyo byose bikajyana n'amakomine yo mu cyaro. Nk'ubwo ngubwo harakurikiraho abayobozi b'amakomine cyangwa se ba burugumesitiri, ubwami gakondo cyangwa se sheferi ndetse n'amasegiteri cyangwa se sectors. Ni mu rwego rw'ubwami gakondo hari umuyobozi w'ubwami, uwo rero bamwita mwami. Kuva ku bwami ukamanuka ugera ku matsinda cyangwa se groupement, izo nazo zirayoborwa n'abayobozi b'amatsinda. Uva ku midugudu ukamanuka ugera noneho ku batware b'imiryango. Uva rero ku rwego rw'abatware ukamanuka ukagera ku midugudu nyirizina, iyi rero yo iyoborwa n'umukuru w'umudugudu. Maze rero ku rwego rwo hasi habaho ba nyumbakumi. Aba nabo banyakubahwa mugomba kumenya ko baba bashinzwe umutekano n'imibereho y'ingo 10. Turongera kwibutsa kandi ko muri izi teritwari harimo n'imijyi mito mito n'ibigo by'imiturire cyangwa se centre. Imijyi mito mito irayoborwa n'abayobozi b'imijyi cyangwa se ba chef de cité. Ibigo by'imiturire bikayoborwa n'abayobozi b'ibigo cyangwa se chef de centre. Izi nzego zose n'ubuyobozi zirakora neza kandi ziyobowe n'ababishinzwe uretse ubwami gakondo bwa Bwito ni muri teritwari ya Rucuru ndetse n'ubwami gakondo bwa Bamate muri teritwari ya Rubero. Aho rero tugarutse cyangwa se ibyo byose tugarutseho biragaragaza uko imiyoborere yashyizweho na FCM 23 yitwara, ariko nanone aya madosiye yabyo aracyari mu nzira yo gutunganywa ndetse no kwemezwa ku buryo muri uyu mwaka hazagaragara impinduka zifatika. Reka noneho tujye ku rwego rw'amategeko n'ubutabera. Ni mu rwego rw'amategeko intara yashyizeho ikigo cy'ubuhuza ndetse n'ubwunzi cyatangiye gukora ku mugaragaro tariki ya 30 Ukwakira 2025. Iki kigo cyifatanyije na komisiyo y'intara ishinzwe gukemura amakimbirane, byose bigamije gukurikirana no gukemura ibibazo by'amategeko. Hari amakimbirane ashingiye ku muco gakondo, ku butaka n'amakimbirane atandukanye, ni mu gihe hategerejwe gushyirwaho inkiko ndetse n'inzego z'ubucamanza. Naho rero ku bijyanye n'umutekano banyakubahwa, umutekano wongeye kugaruka mu bice binini by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu mujyi wa Goma kuri ubu ngubu haragaragara ibikorwa bike by'ubujura bwo hejuru ndetse n'utundi tugari duke twakomeje kugaragaramo ibyo bikorwa by'ubujura, ariko kandi ibikorwa by'ubujura kuri ubu ngubu twavuga ko byatangiye kugabanuka mu bice bituye mu byaro cyangwa se mu bice bikikije umujyi wa Goma, birimo cyane ubusahuzi bwagiye bubera mu bubiko cyangwa se hakaba
hakabaho ubujura bwagiye bubaho mu matungo cyangwa se gukomeza kwiba mu bice bya Kanyabayonga, ariko kandi inzego zacu z'umutekano zirakora neza ku buryo bigaragara ko no mu bice byo mu cyaro byanze bikunze ubwo bujura buzacika mu buryo bwa burundu. Hari ibikorwa byagaragaye hirya no hino mu mujyi wa Goma kandi byakomeje kugenda bikurikiranirwa hafi n'inzego z'umutekano wacu ku buryo byanze bikunze biragaragara ko hari impinduka nini mu bijyanye n'ubujura ugereranyije n'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwifashe muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru barashimira cyane imbaraga zashyizwe mu bikorwa n'ingabo z'impinduramatwara za Congo ARC, polisi n'ingabo z'abaturage cyangwa se local defense muri teritwari zitandukanye hagamijwe kugarura umutekano usesuye. Abaturage baradutangariza ko tugomba kubashimira ba nyakubahwa. Ni ku bijyanye n'imari ndetse n'ubukungu. Ni mu rwego rw'imari intara yashyizeho uburyo bushya bwo guteza imbere ishoramari n'ubucuruzi, birwanya byimazeyo akarengane, ruswa, kunyereza imisoro ndetse no gukomeza guhisha amafaranga cyangwa se kunyereza amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hashyizweho uburyo bwo kumenya no kwemeza abasoreshwa n'abakira imisoro, aho kuri ubu ngubu bambikwa amakote abaranga cyangwa se jire arimo ibirango ndetse anagaragaza akazi bashinzwe. Ibyo byose byakozwe ba nyakubahwa mu rwego rwo kurwanya abakora uburiganya nk'uko kuri leta ya Tshisekedi byari byifashe. Hagamijwe kuzahura ubukungu, ibigo by'imari birimo kongera gufungura imiryango, by'umwihariko Kadeko, aho bizafasha abaturage kongera kugera ku mafaranga, gusubukura ubucuruzi ndetse no kubona inguzanyo n'amahirwe y'ishoramari. Ba nyakubahwa muteraniye aha ngaha, bayobozi ba FCM 23, n'iby'agaciro ko nabyo mu bisobanukirwa. Ndashaka ko nkomeza noneho ngaruka ku bukungu n'imari mu buryo bwa nyabwo. Hakomeje ibiganiro n'abandi bakora mu rwego rw'imari ndetse n'abashoramari batandukanye bigamije kongera gufungura no kwagura serivisi z'imari mu ntara yacu ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubucuruzi bwo mu bigo ndetse no mu karere burimo kongera kuzahuka, cyo kimwe n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. By'umwihariko n'umusaruro wiyongereye cyane mu bijyanye n'ibihingwa by'ibirayi. Ibishyimbo nabyo byatangiye kuboneka ku kigero cyo hejuru, twarihagije ahubwo ubu ngubu ba nyakubahwa turashaka no gutangira gusagurira abaturanyi bacu. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko no mu bworozi amatungo yacu kuri ubu ngubu yatangiye kwitabwaho ku buryo umusaruro cyangwa se umukamo w'amata warazamutse cyane. Ariko kandi ibyo ba nyakubahwa ni na byiza ko tubatangariza ko n'inyama zabaye nyinshi. Hariyongeraho gusubukura imiyoboro yo gukemura ibibazo bijyanye n'amasoko. Hari kandi kongera imbaraga mu makoperative y'abaturage, by'umwihariko koperative ya Konjo Noki, ndetse no kongera gusubukura ibikorwa by'uburobyi mu biyaga byacu ba nyakubahwa. Ariko nanone ibyo byose twabashije kubigeraho muri uyu mwaka umwe gusa, bijyanye n'uko twabonye ubuyobozi bwiza, haba ku rwego rwa politiki n'igisirikare, badushakiye umutekano maze abaturage bacu bagakomeza gutera imbere. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko turashaka gutangira kwagura uburobyi noneho atari mu kiyaga cya Kivu gusa, ahubwo no mu bice bitandukanye bijyana n'aho twagiye dushyira ubworozi cyangwa se gukomeza kurengera cyangwa se kubungabunga amafi. Ni mu bijyanye n'ibiyaga cyangwa se inzuzi cyangwa se n'inzuzi karemano ziri mu nzuro. Ni muri teritwari ya Masisi, hari mu kiyaga cya Edouard ahitwa Vicumbi, ndetse no muri teritwari ya Rucuru. Birakwiye kandi kwibutsa ko ibipimo by'ivunjisha ko kuri ubu ngubu byongeye kugaragaza ituze n'ihame rikomeye. Ni mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka wa 2025, bikaba ari ikimenyetso kigaragara cy'ubukungu bw'intara yacu ya Kivu y'Amajyaruguru ba nyakubahwa. Ni iby'agaciro ko ngaruka ku micungire y'imari ya leta ndetse n'ibijyanye no gukusanya imisoro, nkabagaragariza uko byose bikomeje kugenda ku kigero cyiza ugereranyije n'uko kwa Tshisekedi bari
zarazahaje abaturage bacu. Ni mu rwego rwo kunoza rero imicungire y'umutungo wa leta no kwimakaza umucyo w'ubunyangamugayo ni mu bijyanye no gukusanya cyangwa se gusoresha imisoro, amahoro, imisanzu n'andi mafaranga ya leta, hashyizweho irembo rimwe ry'ikusanyirizo ry'imisoro. Iryo rembo rifite intego banyakubahwa yo guhuza no kunoza uburyo bwo gukusanya amafaranga ya leta, hari ukorohereza abaturage n'abikorera kugera kuri serivisi z'imisoro, yewe rero no kunoza imikoranire hagati y'ubuyobozi n'abasora, bigatuma serivisi zitangwa mu mucyo vuba kandi zigatangwa neza. Hanyuma banyakubahwa, ni iby'agaciro ko nkomeza kubatangariza uko uburezi kuri ubu ngubu bwari bwarahagaze kubera leta ya Kinshasa bwongeye gusubukurwa ni nyuma y'uko AFC M23 igeze mu bice byose byabohowe. Ni mbere y'uko AFC M23 igera mu bice byabohowe, ni mu rwego rw'uburezi hari ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko ibyajyanaga n'imyigaragambyo ya hato na hato y'abarimu, n'abarimu bahoraga bigaragambya, urabyibuka no mu ntangiriro z'uyu mwaka, bavuga ko batajya bahembwa ndetse ko batabona amafaranga. Icyo gihe banyakubahwa mwageze ahangaha bamaze amezi 3 yose badahembwa. Hari ibibazo bikomeye cyane by'imicungire yatewe na politiki y'uburezi bw'ubuntu, ndetse bikajyana nuko hari harashyizweho uburyo bwa leta ya Kinshasa bwo gukomeza kunaniza abanyeshuri ngo batiga neza. Abarimu ntabwo bahembwaga, ibiro bishinzwe imicungire y'amashuri ntabwo icyo gihe byari byifashe neza. Hari ibijyanye n'ibibazo by'ibura ry'amafaranga byo gukoresha mu mashuri, kubura ibizamini bya leta cyangwa se kubona n'impapuro zigaragaza uko abanyeshuri bitwaye cyangwa se za bilete. Ibyo byose byari byarakomeje kugenda biba iyanga mu mwaka w'amashuri, kandi byari ikibazo kimaze imyaka irenga 3 yose hano muri Kivu yacu y'Amajyaruguru. Kandi rero banyakubahwa, 80% by'amashuri ya leta abanza n'ayisumbuye nta mazi, nta mashanyarazi cyangwa se ibindi bikorwa by'ibanze byafasha abanyeshuri bari bafite. Banyakubahwa, ni iby'agaciro ko mbabwira ingamba mwafashe mu gukemura ibyo bibazo by'uburezi, ndetse nuko noneho uyu mwaka tuwusoje uburezi bwifashe. Ni mu rwego rwo gukemura ibi bibazo hafashwe ingamba zifatika zirimo gushyiraho amafaranga y'ishuri mbere y'intangiriro z'umwaka, maze hashyirwaho icyemezo cy'intara bizajyana no gufasha ababyeyi n'abarimu gutangira umwaka w'amashuri mu mahoro kandi barabyiteguye neza. Ni mu rwego rwo kugira ngo uwo mwaka uzajyane neza n'ibyifuzo by'abaturage n'ubuyobozi. Twashyizeho ingamba zunganira uburezi no gushyiraho komisiyo y'intara ishinzwe igenzura cyangwa se abakora amaodite. Ibi rero byatumye abarimu bashya n'abakozi b'ibiro by'imicungire y'amashuri batangira guhembwa imishahara yabo buri kwezi, kandi bakabona n'uduhimbazamusyi uko bigombwa cyangwa se nk'uko byagenwe. Abarimu kuri ubu ngubu barishimye cyane banyakubahwa, barabashimira kubera iyi ntambwe n'iri terambere mwabagejejeho. Abana bose mu bice byabohowe bashoboye gukora ibizamini bisoza umwaka w'amashuri w'2024-2025. Ni ku mwaka w'amashuri 2025-2026 ibizamini bya leta byamaze kuboneka, ndetse n'indangamanota cyangwa se bilete zatanzwe neza banyakubahwa. Ariko kandi turongera kwibutsa ko kuva mu kwezi k'Ukuboza 2025 amashuri yose ya leta yatangiye gushyirwamo noneho ibyo twafata nk'amashanyarazi ndetse n'amazi. Ariko kandi ibyo byose tukabikesha ubuyobozi bwiza mwazanye, kubera ko noneho ubu abanyeshuri bashobora kubona amazi n'amashanyarazi mu mashuri yabo, ibitandukanye na kera bari bamaze imyaka myinshi cyane ibyo babyumva nk'inzozi zitazigera ziba impamo. Fagitire zose z'amazi n'amashanyarazi zari zisanzweho mbere ya Gashyantare 2025 zarahagaritswe mu buryo bwa burundu, maze hatangizwa ubundi buryo bushya bugomba kandi korohereza ibigo by'amashuri. Kuri ubu banyakubahwa, abaturage bose b'umujyi wa Goma
banyuzwe n'iki cyemezo cyafashwe n'intara kandi rwose barabashimira cyane bagaragaza ko ubuyobozi bwanyu bwabagezeho kandi bakabashimira ku buyobozi bwiza. Ni ku bijyanye n'abimuwe imbere mu gihugu banyakubahwa, igihe AFC M23 yageraga mu mujyi wa Goma hari abantu 576 mu mbabarire, n'abaturage bimuwe imbere mu gihugu 473 bari bacumbitse mu nkambi zigera kuri 30 mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'umujyi wacu, bijyanye n'ibibazo byari bimaze imyaka irenga 10 yose. Ibyo bibazo byatumaga abaturage bacu bahora mu icuraburindi ryo guhunga. Ku bijyanye n'abimuwe rero n'ibikorwa by'ubutabazi, kuri ubu ngubu byinshi byarakemutse banyakubahwa kubera ubuyobozi bwanyu. Kugeza ubu amakambi y'abimuwe yarasenyutse mu buryo bwa burundu kandi abaturage bacu basubiye mu duce bakomokamo mu mutuzo n'umutekano usesuye ku bushake bwabo. Ibi rero byajyanye no kongera gukora cyangwa se kongera kuzahura ibikorwa by'ubutabazi mu duce twigaruriwe na M23 cyangwa se mu duce twakiriye abaturage basubiye mu byabo. Bityo rero barasaba ariko nanone gushimangira uruhare rw'intara mu gukomeza guhuza, gukurikirana no kugenzura ibikorwa by'abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi. Uretse urujya n'uruza rusanzwe rw'abakozi b'imiryango itanga ubufasha bajya muri teritwari zitandukanye no mu mujyi wa Goma nta nkomyi n'imwe, kandi mu mutekano wuzuye, imfashanyo nyinshi kuri ubu ngubu zirimo amazi meza, imiti, ibiribwa byunganira imirire, ibikoresho by'ibiribwa ndetse n'ibitari ibiribwa, kuri ubu ngubu byose biragera ku baturage kandi n'abakora izo nzego z'ubutabazi barashimira ko byibura kuri ubu ngubu babikora mu mudendezo n'umutekano, bijyanye nuko mwashyizeho politiki zihamye zo gushyira imbere umutekano banyakubahwa, ariko kandi bakanagaragaza ko babona itandukaniro ry'uko ubu byifashe na mbere Kinshasa ikiyobora, aho kuri ubu ngubu abatanga ubutabazi bategwaga na za Wazalendo na FARDC bakabambura utwabo twose udasize na za FDLR. Ibi rero byarorohejwe cyane mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'abafatanyabikorwa, kandi byakomeje kugenda bishyikirizwa abaturage babikeneye mu mahoro. Kuva muri Gashyantare 2025 kontineri zirenga byibura 3,350 ndetse n'amatoni arenga 50,000 y'ibiribwa yanyujijwe ku mupaka. Ibyo byose bikajyana n'uko havuguruwe imisoro kandi hatanzwe ibijyanye n'uburyo bwo gukomeza kwakira ibyo bicuruzwa hagamije gufasha abaturage. Banyakubahwa, turabashimira rwose ko kuri ubu ngubu urujya n'uruza mu bijyanye n'ubucuruzi ko rwasubukuwe ku mipaka yacu n'abaturanyi, kandi biragaragara neza ko abaturage bacu bakomeje ibikorwa byabo by'ubucuruzi n'abaturanyi babo. Naho rero ku kibazo cy'impunzi, banyakubahwa, abagera ku 7,000 n'impunzi 80 z'abanyarwanda basubiye mu gihugu cyabo ku bushake bwabo mu mutekano usesuye ku bufatanye na HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, ndetse na SNR y'intara. Banyakubahwa, kuba u Rwanda rwarakiriye izo mpunzi zose zasubiye iwabo mu mahoro n'ibyishimo, kandi rwose natwe biradutera ishema kuba dukomeje kubana neza n'abaturanyi bacu. Naho ku rwego rw'ubuzima rero, banyakubahwa, uru rwego rw'ubuzima narwo rwarahindutse ku kigero cyo hejuru muri uyu mwaka. Hakozwe isuzuma ngarukamwaka ry'umwaka wa 2024 ndetse n'isuzuma ryo hagati mu mwaka wa 2025 ryakozwe mu bice byose twabohoye. Ni mu bikorwa by'ingenzi byagezweho nabibatangariza. Ubwo ngubwo twateguye tunashyira mu bikorwa inkingo zo kurwanya indwara ya mpox ndetse n'izindi ndwara zitandukanye abana bari bafite, ndetse bikajyana nuko kuva ku mezi 0 kugera ku mezi 5 twakomeje kugenda turwanya indwara zishobora kuba zakibasira cyangwa se ibyorezo byakibasira abana bari hagati y'iyo myaka. Yewe rero no kugera ku mezi 9 mu bice bimwe na bimwe twatangiye gutanga inkingo zose zikenewe n'abana. Hari ugutegura ubukangurambaga bwo kurwanya indwara cyangwa se
ibijyanye n'icyorezo cy'iseru ni mu bice bitanu by'ubuvuzi. Aho hose twatangiye ubwo bukangurambaga. Hari ugutanga imbangukiragutabara cyangwa se za ambulansi mu bitaro bikuru bya Virunga, aho rwose abaturage barashima cyane imbangukiragutabara mwabaguriye. Kuri ubu ngubu ubuvuzi bukomeje kugenda butangwa ku gihe. Hari ugutanga n'izindi mbangukiragutabara ebyiri, imwe mwatanze ku bitaro bikuru bya Rucuru ndetse n'izindi mwatanze ku bitaro bikuru bya Masisi. Gusana ndetse no kongera kugaragaza ku mugaragaro ibijyanye n'amavuriro abiri mwavuguruye ba nyakubahwa. Ibi ni iby'agaciro, ariko bikajyana n'inyubako ebyiri z'ubuyobozi, byose bijyana n'uko byafatanyaga n'ibitaro bya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nabyo ni iby'agaciro kubigarukaho nk'ibikorwa by'indashyikirwa mwakoze muri uyu mwaka dusoje. Ni mu kubaka ibitaro bishya bya Kanyarucinya, ni ku bufatanye n'ikigega cy'iterambere ry'Ubufaransa. Hari ukubaka amazu abiri y'ababyeyi babyara cyangwa se bifashwa n'ibitaro cyangwa se maternity ni mu bice by'ubuvuzi bya Nyiragongo. Ibyo byose ni iby'agaciro ba nyakubahwa. Hanyuma rero ku bikorwa by'imyidagaduro cyangwa se ku bikorwa by'urubyiruko ba nyakubahwa, ni iby'agaciro kuba nabyo mwarakomeje kubishyira imbere kugira ngo urubyiruko rwacu rukomeze kwiteza imbere kandi rubeho rwishimye. Ni muri iyi mwaka rero intara yacu yateguye amarushanwa y'amahoro mu kwezi kwa Nyakanga mu rwego rwa politiki ya leta y'intara, bagamije kwegera urubyiruko ndetse no kwimakaza amahoro. Hateguwe kandi imikino ihuza inzego zitandukanye z'ubuyobozi ndetse n'irushanwa rya shampiyona y'umupira w'amaguru y'umujyi wa Goma ryongeye gusubukurwa mu mwaka w'imikino w'2025 2026. Ni ku rwego rw'ibikorwa remezo by'imihanda, dushingiye ku kwangirika gukomeye cyane kw'imihanda n'ibiraro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Twasanze ubuyobozi bwarabanje gushyira imbere ibikorwa remezo by'imihanda. AFC M23 yakoze rero imirimo itandukanye cyangwa se ikurikira. Banyakubahwa, twasanye cyangwa se twongeye kubaka ibice byo hejuru y'umuhanda. Twubaka imiyoboro y'amazi ahitwa Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Hari ugusana ikiraro cya Nyagahanga ahitwa Manjogisto muri teritwari ya Rucuru. Hari ugusana ikiraro cya Mabenga muri teritwari ya Rucuru. Hari ugusana ikiraro cya Rwindi nacyo kiri muri teritwari ya Rucuru. Banyakubahwa, ibi ni ibikorwa by'agaciro mwakomeje gukora kandi abaturage babashimira cyane. Hari ibikorwa byakomeje ku rwego rw'ibikorwa remezo nabyo nshaka gukomeza kubagezaho. Hakomeje ibijyanye no gusana no kuvugurura ibiraro n'imihanda y'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, irimo gusana ikiraro cya Kicaru kiri ku muhanda wa RP 1035 ku muhanda w'ingenzi uca Ishasha muri teritwari ya Rucuru. Hari ugusana ikiraro cya Foko kiri mu gace ka Burayi ni ku muhanda wa RN 28 muri teritwari ya Rucuru. Hari imirimo yo gusana igice cy'umuhanda wa Mabenga Rwindi gikomeje gukorwa muri teritwari ya Rucuru. Hari imirimo yo gusana umuhanda Masisi wa Rikare RP 1029 birakomeje muri teritwari ya Masisi. Hari ukongera gutangira imirimo yo kubaka imiyoboro minini y'amazi igaragara mu bice bya Karisimbi mu mujyi wa Goma. Banyakubahwa, ibyo nabyo ni by'agaciro ko mubimenya. Hari imirimo yo gutunganya aho imodoka ziparika n'aho zihagarara, ni ukuvuga parking rusange cyangwa se no kuvugurura amabisi cyangwa se amabisi ahagarara mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ibikorwa bikomeje kandi birimo kuvugururwa ku kigero cyo hejuru. Hari ukubaka inyubako zizacumbikira ibiro by'intara by'ubuhinzi ndetse n'izindi serivisi za leta. N'imirimo kuri ubu ngubu irakomeje, turimo turabivugurura ku kigero cyo hejuru. Hari gukomeza imirimo yo kubungabunga imihanda ku mihanda itandukanye y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, yewe rero no kubaka ikiraro cya Minjenje ni muri teritwari ya Masisi. Ibyo byose birakomeje banyakubahwa. Ndashaka ko mbatangariza ibijyanye noneho n'amazi n'amashanyarazi. Ibikorwa remezo bitanga amashanyarazi n'amazi meza byasubiwemo hagamijwe kongera kunoza serivisi zo guha amazi meza n'amashanyarazi abaturage bacu, by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo, cyane cyane mu gace ka Kibumba. Twishimiye kubamenyesha ko abaturage kuri ubu ngubu babyakiriye neza, bakaba bishimira byimazeyo imbaraga zakomeje kugenda
kugenda zigaragazwa na FCM 23 muri uru rwego rwo gukomeza kuvugurura cyangwa se kubateza imbere. Hari ibikorwa remezo by'imikino n'imibereho myiza banyakubahwa nabyo byakomeje kugenda bivugururwa cyangwa se bigatezwa imbere. Ubwo ngubwo hakozwe kandi hajyanishwa no gusana stade za komini, hubakwa ubwiherero bugezweho, hashyirwaho amatara yo kumurika nijoro ndetse no gukomeza kubihuza n'amazi meza yagiye ashyirwaho hose. Hari ugusana gare nkuru ya Munzenze, hari ugushyiraho kaburimbo ndetse no gusiba ibyobo byari byuzuye mu mihanda yo mu mujyi wa Goma. Imirimo kuri ubu ngubu iracyakomeje, yewe rero twanatangije ibikorwa byo gusukura umujyi wacu kugira ngo dukomeze kujyana n'iterambere. Ni kubijyanye no gukangurira abaturage kwiyandikisha cyangwa se ibijyanye no gukomeza kubafasha kujya mu gisirikare, ibi nabyo ni by'agaciro ko tubigarukaho. Ni muri urwo rwego intego twari twarihaye mu ntangiriro za Gashyantare 2025 bimaze kugerwaho ku kigero cya 60%. Turateganya kandi kongera imbaraga muri uyu mwaka wa 2026 kugira ngo tugere ku ntego noneho isigaye yo kugira igisirikare gishoboye kandi kizashobora kurinda umutekano. Hanyuma rero tugana ku musozo, banyakubahwa muhuzabikorwa wa politiki w'ihuriro AFCM 23, nyakubahwa General Mukuru kaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'impinduramatwara za RCC, ukaba n'umugaba mukuru w'ingabo za FCM 23 muri rusange, banyakubahwa abayobozi b'amashami n'inzego z'umuryango muteraniye ahangaha, abashyitsi bacu b'icyubahiro, bavandimwe dufatanyije urugamba rw'impinduramatwara, twahuriye hano ku bushake bw'abaturage kandi abaturage bunze ubumwe bagomba kuzatsinda icyarimwe cyangwa se badashobora gutsindwa habe na rimwe. Ni mu izina ry'ubuyobozi bw'intara, by'umwihariko nyakubahwa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bwana Bahati Musanga Erasto, ndabashimira byimazeyo ku bwitange mwagaragaje ahangaha. Murakoze cyane no kuba mwampaye uyu mwanya mugakurikirana iyi raporo. Nous espérons faire le maximum possible l'année 2026. Excellence, Monsieur le coordinateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, BAR M23, Excellence, mon général, le chef d'état-major et coordinateur militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, leurs excellences, haut cadre du mouvement ici présent, leurs excellences, le chef de département, mesdames et messieurs, distingués invités, très chers camarades, nous sommes ici pour la volonté du peuple et le peuple uni ne sera jamais vaincu. Au nom de l'autorité provinciale, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, je vous remercie pour votre aimable attention.